Igitondo cyiza kuri mwese mudukurikiranye ku Cyizere TV ndetse no kuri Twitter ndetse no kuri TikTok. Reka nizere ko mwese mwaramutse neza kandi n'abataramutse neza mwihangane niko isi imera. Ejo muzaramuka byagenze neza kandi Imana ishobora byose. Nifuje ko muri iki gitondo tuvuga ku bintu bijyanye n'urukundo. Muhungu wowe musore aho uri hose, umukobwa naramuka akubwiye ngo ndakwanze, uzamureka agende. Ntuzamwinginge cyane kuko twasanze kukwinginga cyane bitera gusuzugurwa. Rero umukobwa nakubwira ngo arakwanze ntiyifuza gukomezanya nawe, uzamureke agende. Kuko naje gusanga abakobwa bo muri ino minsi, iyo uri umukene arakwanga ngo nuko nta mafaranga ufite, icyo akakikuziza akagenda ngo kubera ko nta mafaranga ufite, ngo ntabwo umuha amafaranga yo kugura mitiyu, ngo ntugire ute. Kandi mu by'ukuri ibyo si byo biranga urukundo. Urukundo nyarwo rwihanganira byose, kandi urukundo nyarwo nta kintu na kimwe gishobora gutuma umuntu akwanga cyerekeranye n'imitungo cyangwa se n'uburyo uteye, kubera yuko aramutse yaragukunze yagukundira ibyo byose. Ikindi, umukobwa iyo uramutse uri umukire nabwo arabikwangira, akavuga ngo nta mwanya umubonera, ngo wigira muri bizinesi zawe, ngo wigira muri shuguri zo gushaka amafaranga, ngo ntumubonere umwanya. Ibyo nabyo akabikwangira. Rero inshuti yanjye, nta kintu na kimwe wakorera umukobwa utagukunda ngo agukunde. Umukobwa niwumva yafashe umwanzuro akakubwira ngo ntabwo yifuza gukomezanya nawe, nawe uzamubwira ngo go away, cyangwa se umubwire ngo genda, wowe utegereze gusa igihe cyo kizamukugarurira naba ari uwawe. Naho kumwinginga bizatuma uta n'ibyo wari urimo, usesagure, ugire ute ngo kugira ngo urebe ko mwasubirana. Rero umukobwa naba akubwiye ngo ntabwo nshaka gukomezanya nawe, uzamubwira ngo urakoze cyane, twabanye neza, kandi wirinde kumutaranga. Ubwira ati nta kibazo genda, ariko umwereke yuko wowe ukimukunda, ariko nta kibazo, ariko kandi ko nta kibazo biguteye kuba ugiye gutandukana nawe. Naramuka abonye ko gukomeye utahungabanyijwe no gutandukana nawe, nawe bizamutera guhangayika, bitume yumva yakongera kukugarukira. Rero muvandimwe, inshuti yanjye, mwese ndabakunda. Iyo nama mbagiriye bahungu, basore, bagenzi banjye, nimuyikurikiza muzaba mu rukundo rwa nyarwo, rwa rundi umuntu agukunda atagukurikiye ibintu, cyangwa se ngo agukunde agukurikiyeho gusa, ahubwo agukunde ukuri. Thank you so much. Wowe watukurikiranye turagushimiye, kandi ntugende utaduhaye follow, like, subscribe kugira ngo udusapotinge, kandi uduhe n'igitekerezo, uduhe n'icyo wumva twazakuganiraho ubutaha. Ndabakunda cyane, murakoze cyane.